nk'uko nabibabwiraga tukaba tugize ikibazo cya konegisiyo ariko nubwo bimeze gutyo ntabwo cyatuma tutababwira ubutumwa kandi tukabutambutsa nk'uko twabibabwiraga. Nibyo nababwira nti niba dufite abayobozi bakaba bamaze kwemeza ko bafite ikibazo cy'urugamba rwa shosho mediya, bakajya hariya bati rwose kabisa turemeye ko urugamba rwa shosho mediya tutabishobora, turemeye ko tutabasha kubifunga, bikaba nabo bamaze kubyemera. Igisigaye ni iki? Urw'imbunda rwo rwararangiye, ubu urugamba ruhari ni urwa shosho mediya, sibyo? Ngewe ngisabira Kabarebe niba yumva, arabona ko abanyarwanda batangiye kubura amafaranga yo guhembwa, abafite akazi benshi ntibari guhembwa, barimo baramburwa amafaranga yabo. Hari abantu benshi b'abacuruzi bamaze kureka kujya bakorera mu Rwanda, bamaze gufata imizigo yabo bakigendera. Ibyo rero nabyo ni ikintu gikomeye kiri gusiga isura mbi igihugu cy'u Rwanda, sibyo? Nimurebe Sukoyi icyo igiye gukorera abanyarwanda. Mwirirwa mubabeshya ati igihugu ni amahoro nta kibazo gihari, aho mwakabwiye abanyarwanda mubabwira ati nyabuneka nimuhaguruke mu Rwanda ku gihugu. Reka da, ahubwo murabwira abanyarwanda ati tugiye gutera Kongo niturangiza tugiye gusahura. Sicyo muri kubwira abanyarwanda? Sicyo? Niba muri kubwira abanyarwanda ibyo bintu, aho mwakwicaye ngo mubabwire ngo muhaguruke murwanire uburenganzira bwanyu, ubwo murabona mumeze mute? Ubu murabona mwahagarara hariya mukabwira Gisovu Kibuye ngo ceceka? Ubu murabona mwabwira David TV ngo ceceka? Murabona mwabwira Impirimbanyi TV ngo ceceka? Ubu reka nawe Jeannette koko uhagarara hariya ubwira urubyiruko ngo nyabuneka ntimurwanye abanyarwanda bari kuvuga igihugu, ibyo muri gukorera abaturage nibabivuga ngo nimubarwanye, nimurangiza ngo muri kujya gukora amakuru yo muri Kongo. Ibibareba ni amakuru yo mu Rwanda, nicyo kintu kibareba. Ibibareba ni ukubona umunyarwanda ameze neza. Niba mudashaka kwerekana ko abanyarwanda bameze neza, twebwe tukaberekana ubugome bwanyu, murindiriye iki? Ndabwira abasirikare bari kugwa muri Kongo, muri kujya gushaka iki? Umve abo muri kurwanira ntibagira bate, banahafashe ntibazabaha ikibanza aho hantu. Iwanyu ni mu Rwanda, kandi nabwo niba uzi ko waturutse muri Uganda, nabonye aho muri gusahura imitungo muyijyana. Iyo nayo tuzaza tuyibanyage, ibyo nabyo mubimenye. Nta na kimwe rero muzaheza, ntibibaho, ntibishoboka. Ari aho mwashyize mbese ahantu muzi urufaranga rw'umunyarwanda mwarujyanye, nta na rumwe muzaheza harwo. Nagira rero mbwira abanyarwanda ko narindi live mu kanya gato gashize nkaba nagize ikibazo cya konegisiyo, ariko ubu nkabafasha umwanya wo kuvuga ngo reka nze mbasezere mutagira ngo wenda ndashimuswe. Dore ko ishimuta ryateye, hari n'abavuga ko batazigera bashimutwa, nyamara bakibagirwa ko bashimuswe n'ubundi bagashimutwa bakagemara igihe bari mu masefu hawuzi, Nyagasani akabavanayo. Kuki batabivuze icyo gihe se? Cyangwa kuki bavuze ko bashimuswe nyuma barangiza bakavuga ko batazashimutwa? Ntawe ntunze urutoki, ururimi rurihuta, sibyo? Ahubwo tujye dusenga Imana turebe ko ituramutsa. Naho gushimutwa, abashimutwa bangana iki? Bangana iki? Nivugiraga. Bakunzi ba David TV rero nta mugo nashimuswe, gusa ni ikibazo cya konegisiyo. Mutera inkunga David TV haboneke ayo mamega. Ni akamenyetso ko guteranya 256 7 5 5 8 8 789. Iyo niyo nomero wabasha gushyiraho ubutumwa bwanjye bwangeraho rwose bwanshyikaho. Murakoze rero, Imana y'amahoro ibahe umugisha, naho mu bindi biganiro turimo kubategurira mu masaha ari imbere. Mugire amahoro. Bye.